intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam rero yatubwiye yuko iyo umuntu amaze gupfa inqata anhu amaluhu, ibikorwa byawe byose biba bihagaze. Ntabwo uzongera kujya ku musigiti gusari, ntabwo uzongera gufasha abantu, ntabwo uzongera gukora zikari, kubera yuko wapfuye nyine ibikorwa byawe bigize gute, ibikorwa byawe birahagaze. Ariko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam itugaragariza yuko illa min thalathatin, nguretse ibikorwa bitatu, ibindi byose mu gihe byahagaze, ariko ibyo bitatu ukomeza kubibonera ibihembo kandi bikakugira akamaro na nyuma y'urupfu rwawe. Biri kumvikana? Nimba yani ibaze ngo ubaye uri gukora mu kazi, uri gukora business, ibyo ari byo byose uzigama amafaranga azakugirira akamaro nyuma y'uko uzaba uri retired, wamaze kuba utagikora, washaje se, ntabwo ugifite imbaraga. Iyo backup yawe ikintu kizakugirira akamaro uba waragiteguye hakiri kare, ukavuga uti wenda nubatse amazu nzajya mbona ubukode banyishyure, nkoze ibi ngibi, nkoze na biriya, ibyo ari byo byose bizamfasha mu gihe cyanjye cy'ubusaza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam rero igiye kutubwira ibintu bitatu twakora natwe bikatugira akamaro nyuma y'urupfu, tugakomeza kubihemberwa kabone nubwo twaba twarapfuye. Icya mbere, illa min sadaqatin jariya, ngo ikintu cya mbere kikugirira akamaro ni ituro rihoraho ushobora kuba waratanze. Ituro rihoraho ushobora kubakira abantu umuhanda bazajya banyuraho, ushobora kuba wabashyiriraho amazi bakajya bavoma, izo thawabu ugakomeza kuzibona. Urumva nimba wanapfuye icyo gikorwa wakoze kiracyafitiye abantu akamaro. Wubatse amashuri abana bajya kwigamo, wubatse ibitaro, wubaka isoko abantu basigaye baricururizamo, na nyuma y'urupfu rwawe riracyafitiye abantu akamaro. Yani ahangaha ni igikorwa gifitiye sosiyete umumaro. Ibikorwa remezo n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora gukora na nyuma y'urupfu rwawe bikazakomeza kugirira abantu akamaro. Uko nawe bibagirira akamaro ni nuko nawe bizakugira akamaro igihe uzaba uryamye mu mva yawe.